Peace ayisavaho. All right. Ndabona agarutse. Peace. Okay. Bari bampamagayemo bari baniterapitinze sorry. Mureke dusenge. Turagushimiye Kristo, turagushimiye mwami wacu, mana yacu, muri kano kanya waduteguriye kugira ngo twongere gukura, kugira ngo twongere guhindura imitekerereze, dukore rirane ibyo twari tuzi bitari byo, twige ibyanyabyo ibizima bidufasha gukura kugira ngo tuve kuri level imwe tujye ku yindi. Tugushimiye rero kuri kano kanya duhaye, tugushimiye ku bwa man of God wakoresheje ukamushyiramo ubwenge bwawe, hanyuma natwe akaba agiye kudusobanurira. Hereza umugisha buri umwe wese uri hano, umuhereze gufungura umutima we, umuhereze gufungura urugi rw'umutima we kugira ngo abashe kwakira ibyo tugiye kwiga, bihindura ubuzima bwa buri umwe, ntitube abumva ijambo gusa ahubwo tube abumva ndetse kandi bagakora. Ni mu izina rya Yesu dusenze urakoze, amen. Amen, amen, amen. Welcome. Amen. Oh, hallelujah, glory to God. Dusuhuzanye nanone, dusuhuzanye mu izina rya Yesu. Hallelujah, Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Wow, what an amazing day. Turashima Imana kwa buri wese wongeye kuboneka muri uyu mwanya, kandi ukaba uje uri excited kandi uri expectant, hari icyo utegereje, wumva ufite inyota yo kwakira. Ndashimira abantu mwese kubw'inyota mugaragaje yo gushaka ijambo ry'Imana no kuba available for God. Niba hari ikintu kigoranye muri ibi bihe is to be available. So Imana ikeneye availability yawe, kandi murimo murabigaragaza muri iyi minsi muba available. Ntago mvuga ko aba ari umwanya, ntago mpamya ko ari ukubura icyo umuntu akora, ahubwo ndahamya ko ari ukuba available for God. Umuntu akagira ibyo areka, akagira ibyo aba afunze, akagira movie apozinga, akagira ibyo kurya aba aretse guteka kugira ngo abanze yumve ijambo. Ari ibintu abantu bareka kugira ngo abumve ijambo. So thank you for being available for God. Ibyo rwose numvaga mbifite ku mutima kuva mu gitondo, gushimira abantu who equip those who has called. Abantu bose barahamagawe, kandi Imana iba yiteguye kubikwipinga ikabagira ready. Ariko kandi nkuko nabivuze nimugoroba, zambaraga z'umwuka twakiriye muri twebwe ziganza igatangira guhinduka, ugatangira sinzi niba muri kunyumva, network narimbonye igize ibibazo ukuntu. Okay, narimvuze ni when you are available for God, ni umwanya mwiza wo kugira ngo ube equipped, kandi iyo apeti yawe igenda ihinduka, ukumva unyotewe ijambo ry'Imana, urashaka ijambo ry'Imana, aba ari igihe cyiza cyane, aba uri mu gihe cyiza, aba ari ibintu byiza. Turabishimira Imana rero, kandi namwe tubashimira kuko ni ingenzi cyane. Bless you. Munyemere tudatinze twinjire mu nyigisho yacu y'uyu munsi. Tumaze iminsi tuvuga kuri soteria cyangwa se agakiza, salvation. Topic nziza cyane, iri fundamental kubizera. Glory to God, glory to God. Reka dusome, dutangire dusoma mu Baroma igice cyaho cya mbere,
umurongo wa 16. Abaroma igice cyawo cya mbere umurongo wa 16 aravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni kuko ari imbaraga y'Imana. Frederick, thank you so much. Nkunda umuhate wawe, niyo turimo twiga ijambo ry'Imana, iyo speed ukoresha ushaka ibyanditswe ukabishyiraho, ndabizi ko ari umurimo mwiza cyane kandi Imana igukoresha. Abaroma 1:16 bawuduhaye, dushobora gusoma twese. Bibiriya y'Icyongereza iravuga ngo for I am not ashamed for the gospel of Christ. Impamvu nsonye mu Cyongereza nashakagamo iri jambo Christ, ari mu Kinyarwanda baravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kubera yuko Paulo avuga iby'ubutumwa bwiza yarazi abantu ari kubwira ubutumwa bwiza ubwaribwo, ariko bandika mu Cyongereza bashyizeho clarity, baravuga ngo it is the gospel of Christ. So the gospel is always of Christ. If it is not of Christ, it is not the gospel. Iyo atari ubutumwa bwiza bwa Kristo ntabwo ari ubutumwa bwiza, ahubwo ni ubutumwa ubwo Paulo yise ubundi butumwa. Yes, ni ubutumwa ariko si ubutumwa bwiza. So ubutumwa bwiza ni ubutumwa bwiza bwa Kristo, ni amakuru avuga kuri Kristo, ni inkuru zivuga iby'Imana yakoreye muri we abikorera umuntu, ngo kuko ubwo butumwa ni imbaraga y'Imana. It is the power of God. The gospel of Christ has no power, but the gospel of Christ is the power. Ngira ngo murumva itandukaniro. Ubutumwa bwiza ntabwo bufite imbaraga, ahubwo ubutumwa bwiza ni imbaraga. Ubutumwa bwiza bwo ubwabwo ni imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu budakeneye kubwongeramo ibirungo cyangwa ngo wongeremo uturingushyo n'amashyengo kugira ngo bwumvikane. Ntago bukeneye ubukoryo, ntago bukeneye inyigisho ngo zihariye. Oya, ubutumwa bwiza ubwabwo ni imbaraga. Mbwira abavuga ubutumwa barahangaha, igihe cyose uri kuvuga ubutumwa ntubuvuge nkaho uri gushyiramo imbaraga ngo wizera yizere. Oya, ahubwo buvuge uzi ko ubwabwo ari imbaraga zihesha uwizera wese gukizwa. Imana ishimwe cyane, glory to God. Iyo ubutumwa bwiza bubwirijwe, ari uvuga ngo uri yaragoye ngo ntago wapfa kumubwira ukagira ngo ni wowe uzamuhindura, ukagira ngo ni wowe uzagira icyo ukora. Oya, ubutumwa bwiza ubwabwo ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Uwizera wese gukizwa, iri jambo twavuga ngo ihesha uwumva, kuko uku kwizera kuzanwa no kumva. So uwizera yizera amaze kumva hanyuma agakizwa. Glory to God. Nimugoroba twavuze ku bintu bigiye bitandukanye, tuvuga uburyo agakiza kakirwa. Bene data, ni bimwe mu bintu abantu bakwiye kumenya, uburyo agakiza kakirwa. Twavuze yuko tukakira kubwo kwizera. Abefeso 2:8 n'umurongo wa 9 aravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Now ntago byavuye kuri twe, ibyavuye no ku mirimo yacu. Twavuze ko impano y'Imana ku isi, ndasubiramo kugira ngo tuze gukomerezaho, impano y'Imana ku bantu yari Kristo Yesu, kari agakiza. Impano y'Imana ku bantu rwari urukundo, kandi uru rukundo Imana yarugaragaje ubwo yoherezaga umwana wayo. Nasobanuye mvuga ko uru rukundo rwageze ku bantu bose. Biragoye ko muri iyi si ushobora kuvuga ngo urumva ngo hari abatarumva ubutumwa bwiza, ariko iyo ni assumption.
kandi ntabwo twemerewe kwasiyuminga yuko ngo hari abatarabwumva. Abantu bose bagezweho n'urukundo rw'Imana, abantu bose. Niyo mpamvu navuze nimugoroba mvuga nti n'umuntu uri mu gihugu cy'Abarabu aho batavuga Yesu cyane arabizi ko Imana iriho. Afazari afite iyo asenga, afite iyo yumva ko ari Imana, atekereza ko ari Imana. Kandi izo ntekerezo ziri mu muntu ntabwo ziri muri abo ngabo gusa, ahubwo ni inyota Imana yaremanye umuntu yo gushaka kumenya Imana, nubwo yaba yaravutse ari ahantu ha wenyine atarigeze yumva umuntu uvuga ko hariho Imana. Mu muntu harimo icyo gitekerezo cy'uko hari ikiremwa, hari umuremyi waremye ibintu byose aba areba. Arabizi ko muri we hari a creature ifite imbaraga ziruta izo afite. So rero iyo nyota niyo igutwara ikagutwara ikakugeza ku Mana y'ukuri tumenyera muri Kristo Yesu. So buri muntu wese urwo rukundo rwamugezeho, azi ko Imana imukunda. Buri wese n'utarabyitayeho yarabyumvise. Hanyuma uru rukundo rero iyo turespondinze kuri uru rukundo, nibwo twumva ubutumwa bwiza cy'iby'urukundo, ubutumwa bwiza bw'iby'urukundo rwakoze. Urukundo rwaraje, Kristo yaraje, Imana yaraje. Ngira ngo mvuze ayo magambo yose ntabwo bizana confusion, kuko twarabisobanuye uburyo Kristo ari Imana kandi Imana akaba ari urukundo. Now tuvuga yuko iyo umuntu arespondinze urukundo rw'Imana, arespondinga yakira ubutumwa bwiza. Umunsi bamaze kumenya urukundo rw'Imana, no muri ibyo bihugu bitabwirizwamo Yesu, bitarimo insengero, ariko hari uburyo bumwe cyangwa ubundi ubutumwa bwiza bubageraho, hanyuma bakaburejectinga cyangwa bakabwemera. Wowe ntabwo ugomba gutekereza ngo urumva ngo none ngo bubageraho bute, ariko bufite uburyo bubageraho. Byonyine no gufata umuntu mwene wabo ngo bafashe uri kuvuga Yesu, bakamubambira muri bwa butayu bwabo, bakamwicira ku giti bamuziza ko yavugaga Yesu. Abarebye ayo makuru ni ubutumwa bwiza bubagezeho. Urumva, ni ubutumwa bwiza bubagezeho binyuze mu karengane kuriya mwene data. So Imana ifite uburyo yatanze Kristo, ifite uburyo igeza message ku bantu. Ntabwo nyine ko hagira umuntu wibaza ngo ubwo se ngabo ngo butagezeho, ngabambere ngo batubanjije ngo batigeze bumva ubutumwa. Ibyo ni byawe, urimo urabitekereza mu mutwe wawe, ariko Imana yatanze Yesu, ntabwo yari iyobewe uburyo izageza abantu ubutumwa. Niyo mpamvu n'uyu munsi nawe urimo gutegurwa kugira ngo Imana ibukoreshe ugezeho abantu ubutumwa. Kandi ntabwo uzabugeza kuri bose, uzabugeza mu bo muri generation yawe, mu baho utuye, ndero n'ahandi hafite abandi bantu bahamagarirwa kandi bakora uwo murimo. Now so rero izo assumption zirangire ngo urumva ngo none se ngo hari umuntu ngo ushobora ngo kuba ari ahantu ngatumvise ubutumwa. Iyo ni assumption kandi ntabwo yemewe. You are just assuming. Now twavuze kuri unconditional love of God, rukundo rw'Imana rutagira imipaka, rukunda abantu bose, rwageze ku bantu bose. Ariko muri Kristo Yesu nahandi tubonera urukundo rw'Imana, turubonera muri Kristo Yesu. Hanyuma urukundo tubonera muri Kristo Yesu nirwo rukomokamo agakiza. Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo. Uru rukundo ntabwo ari urukundo rw'ibiremwa, Imana ikunda abantu bose. Ni urukundo rufite aho ruhuriye n'ibijyanye n'agakiza. Now ndagira ngo uyu munsi tuze gukomeza tureba iyo umuntu amaze kwakira akagakiza kubwo kwizera, nkuko twabibonye, ese
ni ibihe bintu yakira. Twabonye ko ari impano y'Imana y'urukundo ku muntu. Muri iyi mpano yitwa agakiza haba harimo iki? Tugiye kuyifungura gatoya turebe ibintu biba birimo, hanyuma tubivugaho gato, ubundi dusoze dusenge. Ndumva uyu munsi nshaka gusigaye iminota mike yo gushima Imana no kunezererwa Imana ku bw'aya magambo turimo twiga muri iyi minsi mu izina rya Yesu. Abefeso 8:2-8, Abefeso 2:8, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Sinzi impamvu ndimo kwemphasizinga aya magambo. Mu minsi ishize ntabwo nzi damage uko ingana, ariko nigeze kumva umuntu mu bakozi b'Imana kandi bakomeye arimo avuga amagambo avuga ngo abantu bose ngo barakijijwe, ngo ujyase ikibazo nuko batabizi, hanyuma kandi bagashaka kuvuga yuko nyine ngo Yesu niyaza umunsi azagaruka abantu ujyase bazajya mu ijuru, gutyo n'abazaba batarigeze bizera bazajya mu ijuru uko nguko, ngo bizabatungura, ngo bazatungurwa kuko batigeze babimenya, ngo bibababaze ko batigeze bamenya yuko bafite ijuru, ngo baryoherwe naryo bakiri mu isi. Ariko ntago it's not about knowing, ntago ari ukubimenya. Kumenya bifite umwanya wabyo muri uku kwizera, tureke kubivanga. Kumenya bifite umwanya wabyo. Kwizera bizanwa no kumva ijambo rya Kristo, kandi nibyo bizana agakiza. Hanyuma kumenya n'urugendo rw'umukristo ukiri muzima utarapfa, akomeza kumenya no guhishurirwa ibyo yaherewe ubuntu, kuko umwuka twakira, na Bibiliya avuga ngo twahawe umwuka ngo kugira ngo atumenyeshe iby'Imana yaduhereye ubuntu. So umwuka twakira niwe utangira kutumenyesha binyuze mu ijambo ry'Imana, mu kwiga tukagenda tumenya iby'Imana yaduhereye ubuntu. Ariko uyu mwuka sasa kwinjira kwawo niko gukizwa. Rero kumenya ntago biza mbere yo kwizera. Kumenya ntago biza mbere yo kwizera. Ntago umuntu akeneye kumenya Imana byuzuye kugira ngo yizere. Umuntu akeneye kumva ubutumwa bwiza kugira ngo yizere. It is as simple as that. Yesu yapfiriye ibyaha byawe nkuko byari byaranditswe, arahambwa, ku munsi wa gatatu arazuka. Iyo umuntu abyizeye, niyo nta kindi yaba azi, uwo mwanya abakijijwe, aba yakiriye agakiza. Hanyuma mu kwakira agakiza yakira umwuka wera, agatangira kumumenyesha. Ikindi, yatendinga amateraniro akajya kwigishwa, Abaroma 12, akajya kuri Renewing Mind kugira ngo abashe kumenya iby'Imana yamuhaye muri kagakiza. So biratandukanye rero, biratandukanye. Iyo tubwiriza abantu ntabwo tuba dushaka ko bamenya iby'Imana yakoze. Iyo tubwiriza abantu tuba dushaka ko bizera iby'Imana yakoreye muri Kristo Yesu. So there is a difference between knowing and believing. Difference between knowing and believing. Because you can know something and you don't believe it. Umuntu ashobora kumva ubutumwa bwiza akabyumva ariko ntabyizere. Kubera iki? Igihe yabyumvaga ntabwo yari willing yo kumva. Yumvaga gusa kugira ngo ajye impaka, yumvaga kugira ngo ashyigikire idini ye, yumvaga kugira ngo ashobora kumva akanabimenya, akanamenya imirongo myinshi, akamenya, ariko ntiyizere. So kwizera, believing is a very big key in salvation. That's why we preach. Yesu amaze agiye gutuma abigishwa be yarababwiye ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, abemera bakizera. Abemera bakizera. Glory to God.
So abazemera bakizera, there's that willing, then after kwizera, to believe. Hanyuma arakomeza ngo muzababatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Wenda tuzabivugaho ukubatiza uko ariko then nitubona ibindi turacyari kumwe. Nari ndimo mbwira mwene Data mu kanya ni rimwe na rimwe iyo umuntu atumvise ibijyanye n'inyigisho, you just take time, you just give it time. It is a matter of time, you will understand everything. So ntago twajya ducanoringa ngo tujye gusobanura biriya, duhite ducanoringa tujye biriya, ariko ubusobanuro no gusobanukirwa ijambo ry'Imana ntago biri mu murongo umwe, ahubwo biri muri the whole sum of the teachings of the doctrine of Christ. Iyo twigisha doctrine ya Kristo niho harimo ubusobanuro bwuzuye bwa byose wibaza mu bijyanye n'imyizere. Niyo mpamvu tudacanaringa ngo tujye kuvuga ku kantu kamwe, ahubwo dutwarira hamwe. So take time. Ibyo dasobanukiwe, don't worry, don't rush, boro boro, you will get it. Praise the Lord. Now, kwizera, believing, whosoever believes. Hallelujah. So iyo ukuye umurimo wo kwizera mu gakiza, uba uvanyeho ivugabutumwa. Nta kivugabutumwa riba rimaze, ahubwo wahita uvuga ko atari ivugabutumwa, ahubwo ari amatangazo. Ari gutanga amatangazo kugira ngo abantu bamenye. Iyo byabaye kuvuga ubutumwa, ni ubutumwa uvuga hanyuma uwubushyiriye akabwakira. Itangazo si ngombwa ngo umuntu aryakire, uraryumva gusa. Itangazo, iyo umuntu atanze itangazo uraryumva gusa, aba ari ibintu biri aho ngaho. Ariko iyo byabaye ubutumwa urabwakira. So hari itandukaniro ryo kumenya no kwizera. Now ndagira ngo uyu munsi tuvuge ku bijyanye n'ibyo umuntu yakiriye igihe yakiraga agakiza. Turebe muri iyi package. Iyo umuntu amaze kwakira aka gakiza kubwo kwizera, ese kazanana n'iki? Kaza kari mwiki? Tugiye kureba ibintu bike biri major cyangwa se by'ingenzi. Harimo n'ibindi byinshi, ariko ndavuga iby'ingenzi dukwiye kumenya twakiriye ubwo twakizwaga. Icya mbere, twarakijijwe. Iri jambo twarakijijwe ntabwo ari ugukizwa nk'iby'idini uvuga ngo narakijijwe, ahubwo mu Cyongereza niho babigaragaza neza, bavuga ngo we are saved. We are saved from eternal destruction and we have entered in eternal life. Ngo twarakijijwe. So uku gukizwa rero bifite ubusobanuro yuko twakuwe mu kurimbuka, mu gupfa, hanyuma mu gutandukanywa n'Imana, dushyirwa mu bugingo buhoraho, dushyirwa ahantu hari safe. So iyo umuntu avuga ngo mfite agakiza, nakiriye agakiza, abavuze ngo iyo umuntu avuze ngo I am saved, abavuze ngo abavuze ngo nakize kurimbuka kw'iteka, nakize urubanza rw'iteka, narimuwe, nashyizwe ahantu hari safe. Iyo uvuze ngo I am saved, uvuze ngo I am safe forever. I am in safety. Niyo mpamvu iyo dusobanura agakiza nk'uko hanyuma umuntu agahita atekereza ko ngo yagatakaza, aba ari ikibazo. Umuntu uri bukurikirane neza amagambo tugiye gusoma n'ibyo tugiye kuvuga mu minota mike dufite, araza gusobanukirwa yuko you can't lose salvation. You can't. Kubera yuko ntabwo ari we wakazanye, washyizweyo, waragahawe. It's a gift of God. So iyo umuntu akimara kwizera, in microsecond, iyo umuntu akimara kwizera, yizera rya jambo ry'ubutumwa bwiza ryinjiye mu mutima we. Probably nta muntu wibuka
igihe yizereye biragoye kwibuka umunota. Wakibuka umunsi wumvishe ijambo ry'ubutumwa bwiza, ariko biragoye gushyiraho specific minute wizereye, kuko nawe ntayo uzi. Wamenya umunsi ariko ntabwo uzi uburyo wizeye, kuko umunsi wumvaga ubutumwa bwiza. Kuko iyo ubutumwa bwinjiye ukizera, uwo mwanya mbere yuko ugira uvugana nawe, mbere yuko ugira ubwira ngo nakijijwe, ukizwa utarabivuga. Kuko kwizera niko kuzana agakiza mu mutima muntu, niko kuzana kuvuka ubwa kabiri. So umunsi umuntu yizereraho, in microsecond wakira eternal life. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo wizeye uhabwa ubugingo buhoraho. Ntago bavuze ngo ahubwo azahabwe, ahubwo ahabwe. Ntabwo biri muri future, it is a present continuous. Uwizeye nonaha ahawe, uzizera ejo nawe azahabwa. Ngo uko bibayeho, uko umuntu yizeye agenda yakira. Ntabwo umuntu yizera ngo hanyuma ajye gusengera ubugingo. Abantu muri ahangaha mwakoze amasengesho yo gusengera ubugingo, ndagira ngo mbabwire ngo you have just starved for nothing. Kuko ubugingo ntago babusengera. Umunsi wakizwaga, umunsi wakiraga agakiza, wizeraga Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uwo mwanya muri ya segonda wakiriye ubugingo buhoraho. So bivuga ngo mu gakiza ntabwo dutanga, mu gakiza turakira. Abarokore bamwe bafite intekerezo zitari zo, bitewe nuko binjiye mu gakiza babwiwe ko bagiye kugira icyo batanga. Abantu mwinjiye mu gakiza mufite icyo mutanze, muri abantu bakomeye cyane, muri abantu badasanzwe, ndakubwiza ukuri. Kuko mu gakiza ntabwo twakira, ntabwo dutanga, ahubwo turakira. Mu gakiza nta kintu umuntu atanga, ahubwo arakira. Abo mvuga binjiye babwiwe gutanga ni bande? Ni babandi babwira ngo ngwino uha ubuzima bwawe Yesu, ngwino uha ubuzima bwawe Yesu. Bigunda gukoreshwa cyane mu bantu bakoresha indimi z'icyongereza ngo come and give your life to Jesus. You give your life to Jesus today. Give your life to Jesus. Okay, I can understand your concept. Aho uri kubivugira nakumva icyo urimo kuvuga, ariko technically ntago ari byo. Niyo mpamvu niba wabivugaga ubihindure, nubwo bwose wabivugaga innocently kandi uzi icyo ushatse kuvuga, ariko uriya muntu ubyumvise we yumva ko hari ikintu Yesu akeneye, yumva ko hari Yesu ashaka ngo ubuzima bwe mbega abukeneye. Ariko kugakiza turakira. Agakiza turakira. Abantu bose bakira. Nta muntu ufite icyo kwirata. Niyo mpamvu yavuze ngo ntibyavuye ku mirimo. Ubwiye umuntu ngo natanga ubuzima bwe, ubushatse kuvuga ko mbere yuko abona Yesu yari afite ubuzima, ubu ngubu none Imana iri kubumusaba. Uzumva benshi banabwishyuza ngo Mana we ngo narakwihaye, ngo ndeka bya bindi byose, ngo ndaza, ngo none ngo dori wawe ngo niho ngiye gukorerwa n'isoni. Akumva ngo nyine ngo Imana yikoreye ibintu bidasanzwe, kuko ntago yigeze abwirwa yuko muri bya bindi yakoraga, muri bwa buzima yari arimo, yari apfuye, yari umupfu, yari akeneye ubuzima, yari akeneye ubuzima, yari akeneye kubaho. Abefeso 5:2 haravuga ngo and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us. He has given himself. So for wowe ntacyo utanga, niwe watanze.
kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga. So in salvation we just receive. Turakira, ntago dutanga. A sinner is a dead even though he is walking. Umunyabyaha aba ari umupfu nubwo abarimo kugenda. Ngira ngo hari babivanye umunyarwanda niho yakuriye mugani ngo umuntu apfa ahagaze. Umunyabyaha ni umuntu upfuye uhagaze, umuntu upfuye ugenda. So a sinner does not live. A sinner, he just exists. A sinner exists. He does not live. So umuntu utarizera, he is just existing in this world. Abefeso 2:1, and you he made alive, mwebwe yabahinduye bazima. Ephesians 2:1, you he made alive. It means you were just existing. He made you alive, who were dead in trespasses and sin. Abari bapfuye, abari baratandukanijwe n'Imana. Kubaho ubuzima budafite Imana ni urupfu. Paulo yaravuze ngo mwagenderaga mu byakera ngo mwari mudafite Imana rurema. Kutagira Imana ni urupfu. You just exist, you know. So rero you just come existing, then you receive life. We receive the life of God. So muri uko kwakira ubuzima bw'Imana rero, kuko twe ntacyo dufite dutanga, iyo twakiriye ubuzima bw'Imana tuba twakiriye ubugingo buhoraho. Iyo twakiriye agakiza tuba twakiriye ubuzima bw'Imana, kuko twebwe ntago twari bazima. We were just existing. The day we believed, we received the life of God. Ukugupfa abantu benshi ntago bagusobanukirwa, niyo mpamvu hagenda havuka amadoktrine agiye atandukanye, ngo ubwo se ngo umupfu ngo yakora iki ngo kugira ngo akizwe, ngo umupfu ngo ntacyo yakora, ngo just ngo n'Imana ngo yagiye inyuranyuramo mu mirambo, imirambo iri aho ngaho iryamye, ikajya ivuga ngo we byuka, nawe zuka, wowe sigara upfuye, nawe zuka, nawe sigara upfuye. Ariko ukugupfa baba babigeranije no gupfa k'umubiri. Ariko yuko umuntu ntabwo yari apfuye mu mubiri, umuntu yari existingaga. Biravuga ngo he became a living soul. So umuntu, he's a living soul. Yari apfuye mu mwuka ariko existinga. Ntabwo kugupfa kwari mu gufata imyanzuro no kwemera Imana. Ntago ariko gupfa Bibiliya ivuga. Ntago ari imirambo irambaraye aho ngaho byase umuntu azabahumekeremo gusa, hanyuma ngahumekere mu bashaka abandi abareka aho ngaho birangira. Ahubwo ukugupfa bavuga ni ugupfa k'umwuka, ni ugutandukana n'Imana. Mwebwe abari baratandukanijwe n'Imana yongeye kubahuza n'Imana, mwabaye bazima, mwakiriye ubuzima bw'Imana. So muri uko kwakira ubuzima bw'Imana rero, uwo mwanya tuba twakiriye the Zoe of God, ubuzima, the life of God. So iyo uvuze ngo mfite agakiza, iyo uvuze ngo narakijijwe, uba uvuze ngo mfite ubugingo buhoraho, mfite ubuzima buhoraho. I have connected to eternity. Nicyo uvuze. So icyo ni icyambere, iyo umuntu akijijwe aba afite ubugingo buhoraho, ntabwo abazagira, ahubwo aba afite. Ntabwo ndi busome imirongo myinshi, nubwo Bibiliya almost isezerano ryose rishya aricyo rivugaho, ariko reka dusome umurongo umwe uri muri Yohana wavuzwe na Kristo, Yohana 5:24.
yaravuze ngo ni ukuri, that is the emphasis. And also ubonye ni ukuri, that is the emphasis, nugutsindagira, to emphasize. Ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye, uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye, nababwiye nimugoroba ko kwizera ntabwo babisiga inyuma. Ahantu hose ntabwo babisiga inyuma. Uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, aba afite, ntabwo azagira, ntabwo aba abaye umukandida mu bazagira. Bya bindi bakubwira ngo rinda izamu ryawe neza, ntabwo uzi ko ejo bizagenda. Uyu muntu umaze kumva ijambo rya Kristo akizera umugambi Imana watumye imutuma, ngo uwo muntu aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka. Y'icyongereza bavuga ngo he shall not go in condemnation, he will never be to. Very, very, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and he shall not come into condemnation. Ntabwo azigera acirwaho iteka, ntabwo azigera ajya mu rubanza, nta rubanza rukimutsinze, afite ubugingo buhoraho, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. So gukizwa ni ukuva mu kurimbuka ukinjira mu bugingo. So iyo uvuze ngo ndakijijwe, I am saved, uba uvuze ko wavuye mu rupfu ukagera. Ntabwo uba uri mu rugendo, ntabwo uba urimo kujya mu bugingo, uba waravuye mu rupfu ukagera. So igikorwa cy'agakiza nababwiye kiba muri within microsecond, ni urugendo ruba muri ako kanya rwo kwimurwa, but is passed from death into life. Iyo bavuze ijambo pass, ni ijambo, iyo bavuze ngo wapasinze, haba hari icyiciro wavuyemo wagiye mu kindi. Ntabwo bavuga ngo wapasinze hanyuma ngo usigare aho wari uri. So ngo you passed from death into life. Umaze kuva mu rupfu ugeze mu bugingo, ugeze mu mibereho y'iteka. Glory to God. So ubugingo buhoraho tubwakira umunsi dukizwa, umunsi wizera ubutumwa bwiza, niwo munsi wakira ubugingo. Agira umuntu wandika muri komenti avuge ngo ndi mu bugingo, ndi mu bugingo. Uyu munsi niho uri, niho utuye, niho ugendera, uri mu bugingo. Kandi ubu bugingo ni ubugingo buhoraho. Ni ubugingo buhoraho. Ubu bugingo ufite ni ubugingo buhoraho. Kubera iki? Kubera ko ari ubuzima bukomoka ku Mana ihoraho. Ntabwo Imana ihoraho yatanga ubuzima buri temporary, budahoraho. Ntabwo Imana ihoraho yatanga ubuzima buri temporary. So it is an eternal life because it comes from eternal God. Ubugingo urimo, turimo, ni ubugingo buhoraho kuko bukomoka ku Mana ihoraho. Ntabwo garanti yabwo iri kuri twe ngo be bwarangire ejo bitewe nuko twakoze ibinyuranije n'ibyo dutekereza ko atari byo, cyangwa se ntabwo bwakiyongera kubera yuko twakoze ibyo dutekereza ko ari byiza cyane. Ngo umwabwire mugenzi we, njyewe mfite ubugingo bwinshi, wowe ufite buke. Ubugingo twahawe ni ubugingo buhoraho bwa twese abizera. Garanti yabwo rero ntabwo iri ku mirimo yacu, ibyo dukora cyangwa ibyo tudakora. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe ukwiye gusenga asenga Imana ngo Yesu azagaruke
ari mu masengesho ngo Yesu azaze, ari ku cyumweru ngo ufitiye amakuru mabi yuko atazaza ku cyumweru. Kuko hari abantu bavuga ngo ku cyumweru baba bamaze guca mu minsi y'imibyizi, hanyuma bakinjira mu rusengero bamaze kwatura, hanyuma ngo Yesu azazira aho ngaho, kubera yuko bababwiye yuko ubugingo ari at last. Ari aga statement mujya mubona kuri nuze kuri WhatsApp yanjye, nyankunda kubona bagashiramo iyo barimo bandika hariya muri comment muri groupe, bakandika aho navuze ngo heaven is not at last, heaven is at first. So ubugingo tubwakira tugikizwa, twinjira mu bugingo umunsi wo gukizwa. Ntago dutegereza kuzabugira bitewe n'ibyo tuzaba turimo ku munsi wa nyuma. Imana izambabarire ize maze kwatura, kandi ubwo uwo nguvuze ngo aratura ku rwego rw'uko niyo byarangiye kubera ubwo bamaranye imyaka myinshi ahita yumva ngo hari n'ibyo yibagiwe, akabwira uwo ari kwaturira ngo Imana imbabarire n'ibyo nibagiwe. Ariko reka nkubwire, niba gukira kuri mu kwatura hanyuma ukagira ibyo wibagirwa, nkubwije ukuri yuko nta mbabazi wabonye, kuko ugomba kubyibuka ukabyatura. Ibyo wibagiwe ntabwo ubu byatuye. Ntabwo ubu byatuye. Rero niba uko kwatura ariko gukiza, ibyo wibagiwe ntabwo baba wabyatuye. Urumva? So rero niyo mpamvu dukwiye kwizera ijambo ry'Imana, kuko niko kuri gusa ko iyo umuntu amaze kwizera aba amaze kuva mu rupfu ageze mu bugingo buhoraho iteka. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu umukristo adapfa, arasinzira. Umukristo ntago ajya apfa, arasinzira kuko ntapfa. Already abari mu bugingo buhoraho. So icyo tubona gihinduka ni location. Ava muri uyu mubiri hanyuma akajya mu mwuka byuzuye aho yari asanzwe ari. Mu mubiri nituba tukimubona, ariko ntago Yesu abyita urupfu. Niyo mpamvu kwa Lazaro bamubwiye ngo Lazaro yapfuye, kubera ko we ururimi rwo gupfa ntarwo yarazi. Okay, yarazi by'abantu, ariko ururimi gupfa ntago rwari ruri muri vocabulary ye. Arangira babwira ngo Lazaro ntabwo yapfuye, ahubwo arasinziriye. Bakomeza guhatiriza bimwe abantu bahatiriza ngo ushaka kuvuga iki se? Ushaka kuvuga ngo uravuze ngo ndwara ngo kandi ngo njya mbona ngo waguze n'ibinini ngo uri kumira. Ubwo se ngo uravuze ngo uri mu bugingo ngo uri mu bugingo buhoraho ngo kandi ngo cyambaye umubiri. Ba abantu barebera ibintu byose mu mubiri ntago bumva iby'ubwiru bw'umwuka. Yesu yabwiye abigishwa be, baramuhakanya nabo bati ntago uzi ibyo uri kuvuga, uyu mugabo yapfuye, amakuru yamaze gutangazwa, muganga yatanze icyo bita confirmation, ya confirmye yuko umuntu yapfuye. Yesu abonye ko bakomeje kumuhakanya, aravuga ngo reka nemere ibyo bavuga kugira ngo njye kubigisha bemere ibyo mvuga. Arangira arababwira ngo okay, niba mushaka kuvuga ko mvuga ko yapfuye, okay, ntacyo ubwo yapfuye, reka tujye kumuzura. Rero we yashaka kubigisha concept yuko uwizera adapfa. Niyo mpamvu nyuma yo kuzura Lazaro, mbere yuko amuzura uwitwa Maria, sister wa Lazaro, yaraje aramubwira ngo Kristo Yesu, iyo uri hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu aramubwira ngo humura, musaza wawe azazuka. Hanyuma Yesu aho ngaho arimo kuvuga ibijyanye n'umuzuko, ariko kandi arimo yigisha yuko ashaka no kwigisha yuko noneho umuzuko utari umunsi. Okay, hazabaho umunsi w'umuzuko, ariko umuzuko ntabwo ari umunsi. Sinzi bamumva itandukaniro. Hazabaho umunsi w'umuzuko, ariko umuzuko ubwawo ntabwo ari umunsi. Hanyuma Yesu ahita amuhindukirana aramubwira ngo Maria, nijye kuzuka, salindo bramandova, nijye kuzuka n'ubugingo, nijye kuzuka. Nimvuga ngo musaza wawe azazuka, reka kubishyira ku munsi
turavuze ngo ndabizi ibyo barabitwigisha yuko abantu bazazuka ku munsi w'imperuka, ku munsi w'umuzuko. Aramubwira ngo uwo muzuko bavuze ntabwo ari umunsi, ahubwo ni jyewe kuzuka, ni jyewe buzima. Aramubwira ngo umuntu unyizera niyo yaba yarapfuye azongera abeho. Aho yavugaga abantu bapfiriye mu kwizera, bamwe bazutse umunsi Kristo azuka. Arangira avuga ngo kandi unyizera akiriho, oh my God, unyizera akiriho we ntabwo azapfa. Madare ko ziteremandu eniwa sofraniya gada, unyizera we kiriho ntabwo azapfa. Wumvise ayo magambo mu mubiri uhita utangira gutongana ngo anti wanjye ejo we kandi yari umwizera. Wowe icyo wita gupfa ntabwo ari ijuru ryita gupfa. Uramaze kumarwamo imbaraga, ntabwo rugifite imbaraga. Imana byabaye ibitotsi. Kandi reka mbabwire, nta muntu usinzira atabishaka, nta muntu usinzira atabishaka. Ndagira ngo nkutangarize mwene data, numara kumenya yuko urupfu atari urupfu, ahubwo urupfu ari ibitotsi, uzasinzira ari uko ubishaka. Ntabwo nzi niba bumvikanye, ariko hari umuntu ubyumvise mu izina rya Yesu. Nta muntu usinzira atabishaka. Reka baduhaye uwo murongo. Kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. You see, this is the truth of the word. Uku niko kuri kw'ijambo. 25 muri Yohana 11 yaramubwiye ngo Yesu aramusubiza ati, nije kuzuka n'ubugingo. My God, nije kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yapfuye azabaho. Ku murongo wa 26, kandi umuntu wese ukiriho unyizera we ntabwo azapfa. So nta mukiranutsi upfa, nta wizera Kristo upfa. Umunsi uzaba wavuye muri uyu mubiri uzaba wasinziriye. Niko kwizera kwacu kutubwira, kandi niko kuri. Paulo abwira itorero arimo kubandikira, arabwira ngo ntabwo tuzasinzira twese. Ntabwo tuzasinzira twese. Paulo yumvishe ijambo ry'Imana kugeza ubwo yasobanukiwe yuko ari ugusinzira atari ugupfa. Arangije igihe cye kigeze cyo gusinzira, ahamagara Timoteyo. Aramubwira ngo Timoteyo mwana wanjye, maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyanjye cyo kugenda kirageze. Ntabwo yavuze ngo igihe cyanjye cyo gupfa, igihe cyanjye cyo gusinzira cyo kugenda kirageze. Abizera ntabwo tugenda dutunguwe. Abizera numara gusobanukirwa uzamenya ko gusinzira ari choice. Uzamenya ko urupfu rutagufite w'imbaraga. Numara gusaza ufite abuzukuru n'abuzukuruza, ubahamagara ubabwire ngo bana banjye, narwanye intambara nziza, none igihe cyanjye cyo gusinzira kirageze. Ndumva nshaka gusinzira, mundeke nsinzire, hanyuma wisinzirire, kuko nta mukiranutsi upfa. Imana ishimwe cyane. Kubera yuko abantu bacyumva ko urupfu rufite imbaraga, bakibona nka rwa rupfu rw'umubiri, bararutinya. Imana bayishyize mu kazi ngo ko kwirirwa babwira ngo ikuyeho urupfu. Bayishyize mu kazi ko kwirirwa babwira ngo ikuyeho urupfu, ngo ikuyeho aksida. Iyo umuntu amaze kwizera aba amaze gutandukana n'urupfu. Imana ishimwe cyane. Ntabwo tuzasinzira twese, ngahubwo abazaba bakiriho tuzahindurwa. Imana ishimwe. So ntabwo rero urupfu rukwiye kuba ikibazo imbere yawe. The Bible says he disarmed the death. He disarmed. Imibiri yacu iracyagenda, ariko ntabwo ari cyo Imana ishyizeho amaso. Imana ishyizeho amaso ku buzima bwayo yagushizemo. Imana ihabwe icyubahiro. Ahandi imvura irimo iragwa, nimwumva agasaku muri background, ntimugire ikibazo. Nizere ko mukirimo kunyumva neza nta kibazo. So iyo umuntu amaze kwizera ababonye ubugingo buhoraho. Eternity y'abizera itangirira hano ku isi. Umunsi wakiriye Kristo uba winjiye mu bugingo, uba winjiye muri eternity, uba winjiye muri eternity.
iyo uvuye mu mubiri ukomerezaho just uyu mubiri urakurimita, uyu mubiri urimita eternity yacu, nitwe experiencing neza ibyo twakiriye mu mwuka. Niyo mpamvu abakera bizeraga bahoraga bifuza kuvamo. Iyo umuntu yizera neza umubiri ntabwo ukiri big deal. Abandi bifuzaga kuvamo. Paulo rimwe yigeze kuvuga amagambo meza, aravuga ngo ndumva nshaka kugenda. Arangije atangira gukora choice, aravuga ati ngende cyangwa nsigare. Aravuga ati nigendeye, to be absent in the body it is to be with Christ. Nimva muri uyu mubiri biramfasha kuko nahita nibana na Kristo, uyu mubiri utacintesha umutwe. Aravuga ati ariko kandi kubwanyu muracyakeneye kwiga, kubwanyu muracyakeneye kumva ubutumwa bwiza, reka nsigare kubwanyu. Paulo yanze gusinzira, afata umwanzuro wo gusigara kubw'abantu kubw'umurimo w'ubutumwa bwiza. Aravuga ati kubwanyu reka mbe nsigaye, ariko ngiye kubwanjye nakigendera. Iyo umuntu atarasobanukirwa icyo Imana yakoze mu kuduha ubugingo buhoraho, ahora prioritizing ubuzima, umubiri awushyira imbere. Niyo mpamvu gutwara umwanya, ntubonye umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ukumva wakorera ibintu byose. Ntabwo ari bibi to take care of yourself, ariko iyo ugenda umenya ubutumwa bwiza, ibindi bintu bigenda bitakaza agaciro. Urupfu ntabwo ruba rugifite imbaraga kuri wowe na gato. Niyo mpamvu udakeneye n'ubwo buhanuzi ngo Imana ikurinze urupfu, ngo Imana igize gute. We n'urupfu ntaho muhuriye. Uzasinzira, umubiri wawe bawutwaraho bawutwaye, ariko uzakomeza kubaho. Yesu yaravuze ngo unyizera akiriho ntabwo azongera, ntabwo azapfa ukundi, azabaho iteka. Uwizera umwana w'Imana azabaho iteka ryose, naho yaba yarapfuye azongera abeho, azongera abeho. Aho ngaho icyo gitero ni icya mbere ya Yesu mbere yo kuzuka, kuko abo yavugaga ngo bapfuye nabo ngabo bazutse umunsi yazukaga abera. Aravuga ngo ari kunyizera wakiri muzima we ntago azapfa iteka. Imana ishimwe, turibaza imiteka ryose mu izina rya. So wakiriye ubugingo buhoraho mu gakiza, ntibishidikanywaho, uri iteka ryose, uri kumwe na Kristo, kandi ahantu uri hari security, hari secure. Bibiliya iravuga mu Bakolosayi igice cyaho cya 3:5, aravuga ngo kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu wishanwe na Kristo mu Mana. Icya kabiri umuntu yakira iyo akijijwe ni ugukiranuka. Ntago uvuga ngo ndakijijwe ngo hanyuma ukora amasengesho ngo yo kugira ngo Imana igufashe ngo wakire gukiranuka, ngo ukiranuke, cyangwa ngo uhirimbanire gukiranuka. Oya, gukiranuka bizira muri package y'agakiza. Kubwo kwakira ubuzima bw'Imana mu gakiza, tubarwaho kwa gukiranuka kwayo, kandi tukemerwa imbere yayo bidasubirwaho. So umuntu wese ukijijwe afite gukiranuka kutari ukwe, ahubwo gukiranuka kw'Imana. Kandi uko gukiranuka gusa niko gufitinga imbere y'Imana. Ukundi gukiranuka kose Bibiliya iravuga ngo n'ubushwambagara bunuka. Abaroma 10:10 haravuga ngo kuko umuntu umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho, kandi akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Umuntu yizeza umutima akabarwaho gukiranuka, hanyuma akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Uku gukizwa bavuze ahangaha ntago ari ugukizwa ko kugira agakiza, ni ugukizwa kwa transformation. Umuntu amaze kwizera already ahawe gukiranuka. So iyo atangiye kubyatura rero akavuga ngo ndi umukiranutsi w'Imana, akavuga ngo ndi uwera nk'uko Imana yera, atangira kwinjira mu kuba nkabyo. So uku kwatura bavuga ntago ari kwa kundi guhagarara imbere ngo zamura amaboko ngo uyu munsi ngo ndakwakiriye. Uko ibyo ni by'abantu bihimbiye, ntago ariko kwatura. Kwatura n'iki? Ni ukuvuga icyo wamaze kwakira already mu kwizera. Wizeza umutima ukabarwaho gukiranuka, ni ugukiranuka ubazweho, ariko kandi ugomba kutangira kubyatura
kugira ngo ubigenderemo, kugira ngo ubibemo mu buzima busanzwe, urabyatura. Now Abaroma 5:1 aravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro dufite ku Mana tuyafite kubw'umwami wacu. Imana uko ikureba ntabwo ibi kureba bitewe nawe, ibi kureba kubw'umwami wacu. Dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu. So turabakiranutsi imbere y'Imana. We have a right standing before God because of salvation. So you say I am saved, you are saying I am righteousness. I am the righteous. I am the righteousness of God. I am a righteous man. Ndi umukiranutsi, kuko gukiranuka tubyakira muri package y'agakiza. Icya gatatu nimo ndihuta, umwuka wera. Ari abantu bakizwa hanyuma bagapanga amasengesho yo gusengera umwuka wera. Iyo umuntu akijijwe, uwo munsi ukijijwe wakira umwuka wera, kubera ko ntibishoboka gukizwa utabyawe na mwuka wera. Umwuka wera niwe ukora regeneration, niwe ubyara. Utabyawe n'amazi n'umwuka, utabyawe n'amazi n'umwuka, hepfo bakavuga ngo ikibyawe n'umwuka n'umwuka, n'ikibyawe n'umubiri n'umubiri. So ntushobora gukizwa utabyawe n'umwuka. So kuko kubwo kubyarwa n'umwuka rero nicyo gituma umwuka aza muri wowe umunsi wizera, umunsi wemeye kwakira Kristo, umunsi wemeye kwakira ubuzima bw'Imana. Uwo mwuka wera niwo munsi winjira mu buzima bwawe. Abefeso 1:13-14 dusome, haravuga ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso. Nagira ngo mujye mwumva imirongo yose dusoma, igihe cyose bavuga ku bijyanye no gukizwa, kwizera ntago gusigara inyuma. Mujye mubyumva, mubyiteho cyane. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Ijambo ry'ukuri ni irihe? Ngo ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe. So umunsi wizeraga washyizweho ikimenyetso. Icyongereza iravuga ngo ni seal. Iyi seal abantu bazi ibintu bya manufacturing, muri industries zo ku manufacturinga, icyo twita seal ni ikintu kigaragaza ko iki gicuruzwa ari icyawe, ugishyizeho ikimenyetso cy'uko ari icyawe. So we were sealed. Abantu bafite amatelefone, abafite iPhone, ako kantu k'inyuma ka Apple, icyo nicyo twita seal. Iyo niyo seal. Ate Samsung, kwa kundi yifungura agahita yandikamo Samsung, na ka kandi kari inyuma ka Samsung, iyo niyo seal. Abafite Tecno nuko nuwango igicuruzwa cyose cyakozwe gishyirwaho seal, ikirango. So umunsi wakiraga Kristo washyizweho ikimenyetso. Iki kimenyetso niwe mwuka wera, kigaragaza kuri uw'Imana 100%, kigaragaza kuri uwayo. So the Holy Spirit is a seal. Oh my God, iko jaramadosta kemandovaya elelo zare kamadoza branila. Imana yaragusirinze uruwayo. You have a seal. 14 ngo uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa umurage kugeza ubwo Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Anga barimo bavuga ibijyanye no gucungurwa k'umubiri bwa nyuma, avuga yuko ngo twahawe ingwate igihe cyose tukiri aha ngaha. Imana yaduhaye umwuka wayo nk'ingwate. Ingwate ni ikintu kigaragaza yuko uzahabwa icyo twita balance. So balance dukeneye cyangwa se twishyuza ni no cyane kuri ku ngwate twahawe.
bivuga ngo Imana yaduhaye umwuka wayo nk'ingwate. Ibyo ngira ngo tuzabiganiraho ubutaha, ni sermon ndende bijyanye n'ingwate. Oh my God. Icya kane aricyo nsorezaho, igihe wakiraga agakiza, wakiriye deliverance, wakiriye kubohoka. Abakolosayi 1:13. Nagira ngo ntandukanye uku kubohoka Bibiliya ivuga no kubohoka abanyedini bavuga. Uku kubohoka Bibiliya ivuga twakira iyo dukijijwe, umva kuntu Bibiliya ivuga mu Kinyarwanda. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima, akadukuraho, akatujyana, akadukuramo, akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Umva y'Icyongereza kuntu ivuga. Iravuga ngo he has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of his love. He has conveyed, transferred, he has delivered. So deliverance Bibiliya ivuga ni igikorwa kiba cyo gukizwa, cyo kuvanwa ahantu hamwe ukajyanwa handi. He has delivered us from, and he has conveyed us into, from one kingdom to another kingdom. So deliverance izana n'agakiza ntabwo iri progressive, ntabwo ari deliverance y'urugendo. Bamwe bavuga ngo nguruma ngo kubohoka ngo ni gace gace, ngo uyu munsi havaho umudayimoni wo kwa anko, ngejo hakavaho ngo wo kwa nyagukuru, ngejo hakavaho. Kubohoka ntabwo ari urugendo. Kubohoka ni igikorwa gikorwa nuko umuntu yizeye cyo kwimurwa. Ntabwo Imana yavuze ngo guma huri nzajya nkurwanira akantu kamwe kamwe, ahubwo yaraguteruye irakwimura, ikuvana hamwe ikujyana handi. So deliverance ya Bibiliya nagakiza. Iyo Bibiliya ivuga deliverance y'ukuri nagakiza. Umuntu wese wakijijwe, you are delivered, not only half delivered, but you are totally delivered. Totally delivered. Deliverance izana n'agakiza iri total, iri total, completely delivered. Niyo mpamvu Yesu yavuze muri Yohana 8:36 aravuga ngo umwana naba batura. Ntabwo yavuze pasiteri, ntabwo yavuze pasiteri, ntabwo yavuze bishop. Umwana naba batura, muzaba mubatuwe by'ukuri. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Glory to God. But when the bishop delivers you, he will deliver you half away. Ubishop nakubatura azakuba uko nakubatura byiteka, azavuga kutazagaruka muri service, ati ndajya mubwira ko mubatuyeho gace gace. Bishop we nakubatura uzaba ubatuwe gace. Kandi ikibabaza nuko uyu nguyu yakubatura akakubwira ngo deliverance ngukoreye iri toto rwose, agahita kwibutsa akakwibutsa n'ibituro, akakubaza n'ibihasha wayibutse yagutumye, uti nayizanye, ukayikuramo ukayimuha, akakubwira ngo ngaho genda unezerwe urabatutse. Hanyuma ejo wajya mu yindi kanisa y'undi mu bishop utazi ko wabatutse, agahita akubwira ati iyi mivumi kuriho noneho wa muntu we ko mbona ari myinshi cyane. Ukumva ushatse kumubwira ati se pasiteri wanjye ko yari yarayinkuyeho yagarutse ite. So niyo mpamvu birivuga ngo umwana naba batura. Mu yandi magambo deliverance yonyine yizewe ni deliverance izana n'agakiza. Deliverance yonyine yizewe kandi y'ukuri ni yizana n'agakiza. So iyo dukijijwe, iyo twakiriye agakiza, tuba turi totally delivered. We are free
indeed. Bakorinto ba kabiri dukurikije aho akomoka. Ndabona mu muryango wawe hari ibintu bakoze, ndabona hari ubupfumu bwakozwe mu muryango wanyu. Pawulo aravuze ngo uhereye none, nicyo gituma uhereye none, none ntabwo ari none, ni igihe Kristo yatambwaga. Uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuru. Nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Ibaze ko Pawulo yavuze ngo babaye mu gihe cy'ubujiji cyo gutekereza Kristo nk'umuhungu wo kwa Yosefu. Nitumuzi se, si umubaji se, buriya karandi muriho niyo kubaza nyine. Niyo mpamvu no mu bwato yasinziriye, nuko nyine aziranye n'imbaho. Aro numvise arimo kubivuga impamvu Yesu ngo yasinziriye mu bwato, ngo nuko bwari bukozwe mu mbaho baziranye. Ariko mukagera oh my God, oh my God. Aravuga ngo na Yesu twabanje kumumenya dutyo, ariko twaje kumenya yuko twibeshye. Ubu ntabwo tukimutekereza gutyo, ntabwo tukimuzi gutyo, ntabwo tukimuzi nk'umuntu ukomoka kwa Dawidi aho hariyo ibindi bintu. Ntabwo tukimuzi uko. Glory to God. Ahita avuga ngo ubu hari ikindi kintu gihari. Umuntu wese yari hehe muri Kristo ababaye icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Our deliverance happened when we believed Jesus, totally delivered from all curses, from all shortcomings and consequences of anything. Ibintu byose utekereza ko byakagukurikiranye, byakakugizeho ingaruka byose, cyonyine nakubwira ikintu kimwe wakuye iwanyu, icyo ngicyo ntabwo kizahinduka. Ntago amaraso ya Yesu yagikuyeho. Uburebure wakuye kuri mama wawe, amaso wakuye kuri papa wawe, inzara wakuye kuri anko wawe, byuzabisigarana mpaka nawe uzabishira. Byo birahari kabisa, ntawe uzabishira. Kagasura wakuye kuri mama wawe, abantu bakakureba ati sha, ati papa wawe yarakwibyaye, akoko ntaho kazajya. Ariko kuko tutakikurebera mu mubiri, uri umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane, uri umutsinzi no kurushaho. Igihe wakiraga Yesu wakiriye ubugingo buhoraho. Igihe wakiraga Yesu wakiriye umwuka wera. Igihe wakiraga Yesu wakiriye gukiranuka. Igihe wakiraga Yesu wakiriye deliverance, kandi deliverance y'iteka ryose. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge dushima Imana kubw'ijambo ry'uyu munsi. Father, we thank you. Lemo shatarama ngo zebreni yadova. Ushobora gukura kuri mute gatoya tugashima Imana kubw'iyo package y'agakiza Imana yaduhaye. Ngo ningana makobra dela kusteya. Amen, amen, amen. Bless you. Hallelujah. Wow. It has an exciting journey. It has been an exciting journey with you. Turachari kumwe kandi turasenze kugira ngo n'abandi bigisha bajye gukomeza. Imana ibahe insight na revelation, dukomeze kubakwa no gusobanukirwa iby'agakiza. Mwarahesagiwe muri umugisha.
reka n'ubundi nakire umuyobozi wa gahunda ndetse n'abayobozi bacu bakomeze muri umugisha. Bless you. Amen. Amen. Hallelujah. Warahezagiwe apostle. Hallelujah, hallelujah. Urumugisha. Amen. Rumugisha cyane apostle. Amen. 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 Imana ishimwe cyane ku bwa package y'agakiza yaduhaye iri mu buzima bwacu. Glory, glory, glory.